Ndabashuhuje. Inkuru nk'iyi tugiye kubagezaho ntabwo ari ukugira ngo tuyumve gusa cyangwa tuyitegereze, ahubwo njye nawe ikwiye kutubera icyigisho. Muri iyi minsi hariho gutungana intoki cyane, ugasanga abantu bigize beza nyamara baratunga intoki bagenzi babo. Usanga akenshi babatera amabuye nyamara bo birengagije ibibi byabo. Burya nutunga umuntu urutoki rumwe ujye uzirikana neza yuko izindi zisigaye zose zikureba. Yesu nawe ati, ni iki gituma ushaka gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe wirengagije umugogo uri mu ryawe? Abakristo b'iki gihe icyo dusabwa si uguhiga amakosa ku bandi twirengagije ayacu, hato na hato tukicazwa no kugira ngo tubarege kuri Yesu tugamije kubatera amabuye tumubaza ibibazo by'agahimano, wese uyu muntu uramukatira rubanza ki? Ari we yakubwira ati si uwo kurimbuka ahubwo ni uwo gukira, ni uwo kugaragarizwa urukundo. Uyu muntu umurebemo ni icyiza kuko kimurimo, ntabwo ari ibibi gusa. Abantu twavutse turi babi, tuvukira muri kamere y'icyaha. Ibibi nibyo bituranga. Iyo rero umukristo nawe acunze ibibi mu bantu ntabibura, ariko umukristo icyo asabwa ni ukureba wa muntu mubi akamubonamo ko n'icyiza cyamubonekamo. Mu gice cya kabiri cy'indirimbo y'150 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi zo guhimbaza Imana, igice cya kabiri kiragira kiti, nubwo urwiri rwarenga ku ngano muzishake kuko zirurimo kandi muzisarurire Imana. Ntabwo dushinzwe gushaka amakosa mu bantu kuko tuyashatse ntitwayabura, ahubwo dushinzwe gushakisha icyiza mu bantu babi kuko nibyo bituma tugira umutekano w'umutima. Iyi nkuru njye nawe igira icyo itwigisha ku bigendanye n'umuco wa Kristo wo gufasha uwo abandi baciraho iteka, uwo abandi bashaka gutera amabuye. Wihagara mu ruhande rw'abatera amabuye abandi, ahubwo hagarara mu ruhande rw'ababakiza. Dukwiye kugira imyitwarire itandukanye n'iy'ab'isi. Dukwiye kugira amaso areba bitandukanye n'uko ab'isi bareba ibintu. Dukwiye gufata abantu bitandukanye n'uko ab'isi babafata. Ni ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 muri gahunda y'ubutabazi. Aha turi ni ku musozi wa Gitwe mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Nyamirembe. Mu kwezi kwa mbere twakorewe ubutabazi n'abagore, ariko ubu ngubu mu kwezi kwa kabiri dukorewe ubutabazi n'icyiciro cy'abagabo. Dutangiye tubona abagabo baganira mu matsinda bibaza uko bagiye kugenza uyu muntu bafasha asambana, nyamara ntabwo bagaragaza uwo basambanaga uwo ari we. Ni umutego bari bateze Yesu. Nimufate Bibiliya zanyu tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza aho ari, aricara abigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafasha asambana, bamuta hagati. turemeza Yesu aratwemera ko kwica umuntu ari shaka uyu munsi Yesu uraje ugaragara. Baramubwira bati, mwigisha, Ni Mariya dore ugiye gufasha samba. Yesu kugira ngo tukubaze, iyo umuntu yafashwe asambana ahanishwa iki? Ese amategeko avuga iki kuri ibi bintu? Ibyo bivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza kugeza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, Ese abagabo barakoze bari he? Ese abo gucika witeka?
rero igendere uzongera gukora icyaha ukundi. murakoze. Nyuma y'iyi mfashanyigisho abagabo baririmbye indirimbo igira iti Imana izaduhira n'umwuka wayo wera, dore ibicu ni byinshi bituzaniye imvura, turaje kuyisingiza ituruhure rwose, dutegereje umufasha uturutse mu ijuru. Nibyo koko ibyo abagabo bavuga nibyo, dore ibicu ni byinshi bituzaniye imvura. Ni ibimenyetso bigaragaza ko Mwuka Wera agiye gusukirwa itorero mu rwego rw'imvura y'itumba, kandi turi gusingiza Imana kugira ngo ituruhure rwose, iduhindurire amateka, natwe tubashe kuba abahagarikiza ibi byayo neza mu isi. Tuvuge ubutumwa dushize amanga mu gahe gato dusigaranye tutazi uko kangana, tubashe kuvuga ubutumwa uko bikwiriye. Ngaho komeza ukurikire iyi ndirimbo. Imana izaduhira n'umwuka wayo wera, dore ibicu ni byinshi bituzaniye imvura, turaje kuyisingiza ituruhure rwose, dutegereje umufasha uturutse mu ijuru, dutegereje umufasha ukomeza imitima. Ni byiza gushima Imana tukayiririmbira, dore n'iyiri ku ngoma yambaye icyubahiro, turaje kuyisingiza ituruhure rwose, dutegereje umufasha uturutse mu ijuru, dutegereje umufasha ukomeza imitima. Twebwe abagabo b'Inyamirembe twiyemeje gusingiza Imana, turasaba namwe muteraniye hano ko mwadufasha tukayiha icyubahiro. Haleluya! Turaje kuyisingiza ituruhure rwose, dutegereje umufasha uturutse mu ijuru, dutegereje umufasha ukomeza imitima, dutegereje umufasha uturutse mu ijuru, dutegereje umufasha ukomeza imitima. Rero abagabo b'Inyamirembe ntabwo turirimba gusa tudatabara, ahubwo imirimo yose yakorwa turaririmba tukanatabara. Niyo mpamvu abagabo b'Inyamirembe twatabaranye 45,000 n'amafaranga 600. Rero umuyobozi w'ubutabazi azane iseke tuwushyiremo, hanyuma kandi muze kudutabarira ababaye bakeneye kuri ubwo bufasha. Murakoze.